nongeye kubaha ikaze mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi wo gukurikira Yego TV we wakoze share and subscribe aho waba uri hose, yaba amajyepfo, amajyaruguru, iburengera zuba, ndetse ntibagiwe n'abakunzi bacu baba diaspora. Muhora mutwereka umunsi ku munsi ko tuba turi kumwe nsuza n'aba diaspora. Hari umushiti wanjye wo mu diaspora bita Elize ari muri Canada. Elize ndagushoje aho uri hose kuri Yego TV. Ewan, uyu munsi rero ni umunsi wo kuwa mbere, umunsi mwiza, umunsi umeze neza w'ibyishimo. Nizere ko abantu mwe muri weekend. Ewana, Elize wacu mu diaspora arabizi neza weekend yararimo yarameze neza. Suza n'abantu bari mu ntara, abantu bari ku Gisenyi. Sorry, byari byiza. Ya abantu binjoyinze muri weekend. Ewana, weekend yari iryoshye, harimo ibitaramo sorry cyerera kwa kane. Hari n'abantu bagiye muri Genizi, mwarasetse yakamwana ndetse na Nzovu. Ewana, mwarabibonye ko barabasekeje cyane. So iyi weekend rero yaranzwe n'ibintu byiza cyane, haranzwe ibitaramo, harimo n'ibitaramo. Ndizera neza ko iyi weekend ewana yabaryoheye. Bambizi neza ko murimo mukurikirana ibya weekend. Abantu benshi bagiye basohoka, abagiye ku Gisenyi, abagiye kuri za Muhazi. Ewana, ndizera ko weekend yari nziza. Ewana, nagiye mbibona muri update, nagiye mbona bagenda bama abashiti banje bambwira ati ewana baba ati weekend turimo turayiryoshya. Urumva ko weekend yari fresh. Nawe aho uri hose nizere ko weekend ewana yari neza. Nakubwiye ngo jya ureba Yego TV, niho urajya ukura ibyishimo byawe bya buri munsi, niho urajya ubonera ibyiza. Datinze rero ubu tugiye mu byamamare nyarwanda. Ngiye kubaha amakuru y'abastar nyarwanda mukunda muri benshi cyane. Abakunzi ba Safi ndaje tumuvugeho, abakunzi ba Platinum ndaje turebe ibyiwe, ba Kevin Kade, ba Juno Kizigenza. So mwese abakunzi babo bantu ndizera yuko bimeze neza. So datinze rero iyi miss abakunzi ba Safi Madiba murabizi ko yari amaze igihe kinini atari mu rukundo. Murabizi neza yuko kuva yagira Canada atandukana na Judith, murabizi ko Safi Madiba yari amaze igihe kinini ewana atari mu rukundo kabisa. Abantu mutazi Safi Madiba yaba ari ikibazo bayo utazi Safi Madiba umunsi ku munsi. Safi Madiba twamumenye ku mwitsinda yabarizwagamo muri Urban Boys. Nivuga Urban Boys, abanyarwanda benshi cyane ndabizi ko mu Urban Boys muyizi, ndabizi neza ko muyizi. Ni itsinda ryakoze ewana ibintu byiza cyane, bagiye batunyirizaho, abantu bagiye badutaramira, indirimbo nyinshi bakoze. Abatari bazi Safi rero numva mvuze Urban Boys wahita kumenya Safi. Safi rero mu gihe kinini yari amaze atari mu rukundo. Murabizi yuko yakoze ubukwe muri 2018 na 7 hafangaho muri iyo myaka, ngo ntari kwibuka mu mwaka neza, ariko nicyo gihe Safi yakoze ubukwe. Safi yakoranye ubukwe no bita Judith yabaga hanze y'u Rwanda, ariko ubukwe murabyibuka ko bwabereye mu Rwanda, biza kurangira bagiye Canada babayo. Mu gihe nta gihe kinini bamaranye baza gutandukana, bajya no mu mategeko, umugore ajya kwe n'umugabo ajya kwiwe. Safi Madiba rero mu minsi yashize yari ari mu Rwanda. Murabizi ko abakunzi biwe ewana yarabataramiye, mwariye show ku mbuga nkoranyambaga zose, ibitangazamakuru ngo Safi yagarutse mu rukundo. Ameze neza, ari kumwe n'umukobwa mwiza. Ewana, murabona yuko igihe yaramaze atari mu rukundo yaratandukanye n'uwo bashakanye Judith, yongeye akagaruka mu rukundo. Ari nabyo benshi bakomeje bambaza ati Safi koko nibyo ari mu rukundo? Yigo nibyo rwose, Safi ari mu rukundo. Muraza no kureba amafoto kuri Yego TV, muraza kubibona rwose. Safi afite umukunzi mushya. N'abandi bakomeza bambaza ngo Safi ngo nihe ndirimbo yiwe nshyashya. Kugera isaha Safi nta ndirimbo nshyashya n'ubundi araduhereza, ariko abakunzi biwe nizere neza yuko mu minsi mike yari bubahe umuzigo mushyashya. N'abandi bakomeje kumbaza ngo se Safi ngo ari mu Rwanda ngo cyangwa yorengeye asubira Canada.
ayo makuru no ndaje nyashake nyababwire ya undi nawe ati watubwira amakuru ya Kenisoro afite indirimbo nshyashya Philomena murayizi mwese murimo mumaze iminsi muyireba. Kenisoro amakuru yiwe nta makuru mashyashya hari. Kenisoro ameze neza na famille yiwe ari kumwe n'umugore n'umwana. Kenisoro afite indirimbo yiwe murimo murayireba. Ya nayo makuru ya Kenisoro dufite. Abantu baba batwandikiye ari benshi cyane umunsi ku munsi. Juno Kizigenza hari benshi nabonye barimo babigarukaho ngo Juno Kizigenza ngo yaba ari mu rukundo ngo na Francine Mpundu muramuzi yakoranye indirimbo na Bravane. Indirimbo mbere yuko Bravane itayimana indirimbo bakoranye na Francine bikomeje kugaruka mu bitangazamakuru ariko Juno arakomeje kubihakana ntago arabyemeza rwose ariko benshi ndimo mbibona amakuru ya Juno Kizigenza nawe afite indirimbo nayo imaze ukwezi nawe ni indirimbo ikini nshyashya ikomeje gukundwa n'abanyarwanda benshi cyane ariko icyo nababwira cyuko Francine na Juno Kizigenza ntago ibintu barabitangaza ko baba bari mu rukundo, ntago ibintu barabitangaza. Muhumure niba bitangaza tuzayimenya tubibabwire aya makuru ndi kubona. So weekend zindi zage zitambuka Kidumu yarari mu Rwanda mwarabibonye byari byiza ewana. Abari ka Kigali mwabonye ko yari ibintu byari byiza cyane yarabataramiye arabacurangira. Ari ibintu ngo mu makuru ya Kevin Kade amakuru ya Kevin Kade ameze neza ewana. Araryoshye araho ngaho afite indirimbo na Alikiba banibeshye neza afite indirimbo na Alikiba bita Bebe. No ndirimbo ya Kevin Kade iri hanze ari kumwe na Alikiba ni indirimbo nziza cyane nagushishikariza ngo irebe. So kugera isaha nta makuru ya Kevin Kade yandi dufite nayo ni indirimbo yiwe nshyashya yo ngiri hanze. Amaze ndeba abakunze bacu bakomeje kutwandikira batubaza amakuru y'ibyamamare bakunda umunsi ku munsi ngo waduhaye amakuru ya Tour du Rwanda murayireba kuri Yego TV. Tour du Rwanda rwose nimugire ikibazo Tour du Rwanda yabereye ku Mahorejo murakomeza muyirebe ndetse niyo mu ntara murakomeza byose mukomeze mubirebe kuri Yego TV. Mukomeze murebe Yego TV. Waduhaye amakuru ya Bwiza ameze neza nawe ameze neza nta kibazo cya Bwiza. Arimo akorana na MTN ibintu by'ibitaramo. Bwiza ameze neza rwose. Aherutse no gutaramira abanyarwanda muri Beka Arena muri iyi minsi sore gatoya. Undi wampaye amakuru ya Rumaga amakuru ya Rumaga nawe ameze neza pe. Rumaga ameze neza rwose nta kibazo. Narimo aradutegura ibintu byiza nta makuru yiwe mashyashya ari hano hanze ariko Rumaga ameze neza. Wampaye amakuru akonze bacura ya Fela Music bafite indirimbo nshyashya rwose wajya kureba kuri YouTube channel ukareba indirimbo zirimo zirakundwa muri Miss Fela Music. Cyembabwira niko bafite indirimbo nshyashya rwose irimo irakundwa n'abanyarwanda benshi cyane. Imirakundwa n'abanyarwanda benshi cyane. Abakomeje kuzumbaza amakuru y'abastar. Waduhaye amakuru ya Always nawe afite indirimbo nshyashya nawe murayireba kuri YouTube channel yiwe ndetse agiye no kuba yabashyirira album hanze. Always agiye kuba yabashyirira album yiwe hanze nawe nshyashya muri iyi minsi bidatinze nayo muraje muyirebe. Tugarutse hano iwacu mu Rwanda, reka tugume hano iwacu mu Rwanda. Ku nshuro ya kabiri mu Rwanda hagiye gutangirwa ibihembo bya Video Vixen
batazi aba video Vixen ni bano bakobwa tubona mu ndirimbo bakora mu maklipe Shadibo nari muri abo bantu nabo barimo barahatanira ibihembo. Pamela muramuzi cyane, umugore wa The Ben. Nobita Jessica nawe arimo bahatanira ibihembo. Nobita Kayumba Dari, turebe. Zabo Judy nawe arimo bahatanira ibihembo. So mbibutsa neza yuko aba bantu aribo aba video Vixen nibo bantu bakora mu maklipe agiye atandukanye. Shadibo mwaramubonye mu ndirimbo ya Bruce Melody uburyo yayikozemo. Pamela murabizi akunda kubikorera kwa The Ben ku mugabo we Tiger. Ayo niyo makuru arimo yuko ari bo abantu bazahatanira ibi bihembo. Aba Vixen murabona yuko aba Vixen rwose bari mu kazi. Undi wampaye amakuru ya Mevin nawe afite indirimbo nshyashya. Wanyarukira kuri YouTube ukayireba. Mevin afite indirimbo nshyashya, by the way, afite indirimbo nshyashya nziza cyane. Nimba ushaka kureba indirimbo za Mevin ijya kuri YouTube wandikeho Mevin, urabona indirimbo ziwe nshyashya uzirebe. Wampaye amakuru ya Amalone nta makuru we dufite kugera isaha. Amalone nta ndirimbo nshyashya duheruka kubona yiwe, ntayo rwose. Nta ndirimbo ya Amalone mperuka kubona ahangaha, nta ndirimbo ya Amalone mperuka kubona ayo rwose. Umuntu wazumbaza ari kumbaza ngo Mevin niyo ndirimbo nshyashya. Mevin afite indirimbo bita Rezo by Mevin. Mugende muyirebe bayita Rezo. Wowe wazumbaza ngo bayita gute, bayita Rezo. Genda uyirebe rwose, ni indirimbo nziza. Nakubiye ngo Yego TV niho honyine. Waduhaye amakuru ya Victor Rukotana. Amakuru yiwe nuko yatandukanye ni wari umujyanama we mu muziki. So numva nani makuru ya Victor Rukotana kabisa. Nani makuru yiwe dufite. Denacha murimo muramumbaza. Denacha afite indirimbo na Fela Music nabo bafitanye indirimbo. Nta makuru yiwe yandi dufite rwose. Bafitanye indirimbo bita nuko ateye. Nayo mwagenda mukayireba. Ubutumwa bukomeje kuba bwishe abakunzi bacu ba Yego TV. Mwabitweretse ko mudukurikirana umunsi ku munsi. Uri kumaza amabwiza namba nababwiye pe nabaye amakuru yiwe nayabahaye rwose. Shadibo navugiye ko ari mu bantu bari guhatanira ibihembo. Niho komeje kuyambaza amakuru ngo urukundo ruri hagati yawe na Shadibo. Izi nkuru nazo tuzazigarukaho turebe rwose. Izi nkuru tuzazigarukaho. Ni n'abari marambaza amakuru ya Majid Black. The Black afitanye sinzi umuntu bafitanye collab muri iyi minsi, ariko nawe nta ndirimbo nshyashya duheruka kubona, gusa afite collab rwose. Ameze neza. Zeo amakuru ya Zeo ameze neza. Zeo ameze neza nawe. Mukurikire indirimbo nshyashya agiye bafitiye. Mukurikire. Wamaye amakuru ya Bruce Tayiwacu nawe. Bruce afite album rwose, murebe indirimbo ziwe. Bruce nta makuru yiwe mashyashya dufite, ariko ikiri hanze nuko arimo ashaka kuba atari mu Rwanda, ariko afite indirimbo nshyashya nziza cyane. Waduhaye amakuru
waduhaye amakuru Gisa cy'inganzo. Gisa cy'inganzo reka mbabwize ukuri. Gisa cy'inganzo kugeza ubu ngubu amakuru nuko ashobora kuba yarafunzwe pe. Ashobora kuba yarafunzwe, sinzi rwose ngo yaba yarafatanywe ibiyobyabwenge. Niyo makuru dufite ya Gisa cy'inganzo. Gisa cy'inganzo ngo ashobora kuba ari afungiye muri gereza ya Muhanga. Ntandi makuru ya Gisa cy'inganzo dufite ahangaha kugera muri aka kanya. Nayo makuru ya Gisa cy'inganzo. Tureba abakunzi bacu bakomeje kutwandikira. Waduhaye amakuru ya Ankostin. Ankostin amakuru yiwe afitanye indirimbo yo mperuka afitanye na DBN. Wajya kuri YouTube channel ye ukayireba. Waduhaye amakuru ya Vestine na Dorcas. Amakuru se yaba bakobwa noneho nabo. Kuri yaba bakobwa nta makuru mashyashya. Murabizi yuko umwe muri abangaba gihe none sinza mbasha no kubatandukanya. Vestine na Dorcas. Washatse ni Vestine na Dorcas. Niko abakobwa amakuru y'abastari bacu. Nzina wati waduhaye amakuru ya Bushari Bushidu amakuru yiwe ni meza. Murebe indirimbo ziwe arimo arabahereza umunsi ku munsi. Waduhaye amakuru y'umuntu bita Javanix. So kugera isaha Javanix imperuka afite indirimbo nshyashya. Waduhaye amakuru ya Theo bose babireba. Ngo amaze iminsi arwaje umugore. Ntabwo turamenya amakuru yiwe yandi. Nkomeje kwakira message nyinshi z'abantu bagoma bambaza. Waduhaye amakuru y'umusore wigeze ujya mu ndirimbo yiwe bita foto ameze neza. Mukomeze murebe indirimbo ziwe arimo arabahereza umunsi ku munsi. Foto ameze neza. Waduha amakuru iyo mwakundaga kuba muri kumwe Viva Music na ameze neza. Hano Messi iri imbere ndakeka mu Messi arabatamo banga ya Danje, arabatamo ndi muzigo wa Danje, utama indirimbo ya Danje. Waduhaye amakuru si uri kumbwira ngo muha amakuru ntambwire y'umuhanzi. Hari kumbwira amakuru y'umuhanzi ngo arashaka amakuru pe. Hano nkomeje kwakira message nyinshi z'abakunzi bacu ba Yego TV dukurikiye umunsi ku munsi. Ngo wazatuzaniye Kenny Edwin abakunzi biwe muri studio za Yego TV. Nzamubazanira. Ese mwagiye mutuzanira abastare kuri Yego TV dusanzwe dukunda? Tuzabazana abastare muhumure rwose ibyiza biri imbere. So abashakaga amakuru ya Safi yababwiye ukama nta kidasanzwe nameze neza. Abastare bose bameze neza rwose, bameze fresh, bameze neza. Umuntu wambaza gundi muntu wundi nindera ndi kubona muri message. Wampa amakuru yanditse wowe none wamuvandimwe we. Wampa amakuru ngaho, ariko mujye mwandika mutubwira amakuru y'abantu tubaha. Umuntu aranditse ngo wampa amakuru se ndamenya yampano nta bidasanzwe muri iyi minsi. Nta bidasanzwe. Afite indirimbo nshyashya ngo Mamayi, wagenda ukayireba. Nta yandi makuru ya yampano, nta yandi makuru. So abastari bose muri kumbaza se ndi kugenda mbababwira koko. Nawe uri kugaruka
Davis, mwaduha amakuru ya Davis. Davis ameze neza. Waduha amakuru Aline Sano, abantu bari kumbaza Aline Sano afite indirimbo nshyashya, wagenda ukayireba kuri YouTube channel ya Aline Sano. Waduha amakuru ya Aime Brewston ko twamubuze. Ashana amakuru ya Aime Brewston pe. Brewston natwe twaramubuze pe. Aime Brewston. Ivry, waduha amakuru ya Ivry nawe sha. Ivry nameze neza, umva ameze neza cyane rwose. Ameze neza ewana, abakunzi b'iyubwo arimo arabategurira ibintu byiza cyane. Amakuru ya Zeo ameze neza pe. Zeo ameze neza rwose. Umva nizere yuko ewana ibyo muri kumbaza ndi kubibasubiza abastari banyu muri kumbaza bose. Waduha amakuru ya The Ben. So The Ben ari Canada. The Ben ntabwo ari mu Rwanda. The Ben ari Canada. Ben ari Canada rwose. Waduha amakuru ya Nizoka Boss. Sha bose ubwo buri amakuru ya Nizoka Boss. Nizoka Boss ashaka kuba si yavuye mu muziki, ashaka afite ibindi bintu abugiyemo. Nta yandi makuru ya Nizoka Boss dufite. Amakuru ya Riderman nawe ameze neza. Wakurikira ukareba imiziki myiza yima kugezaho. Ko nta kubonye mu gitaramo muri cya Genius Comedy kandi wari kumwe na Yakamwana. Narindiyo rwose. Narindiyo rwose. Message mukomeje kuduha ni nyinshi. Nitwa Patrick mperereye Nyaruguru. Wansohoriza abantu batuye mu mujyi wa Kigali yo bita inde. Ndamubona Sano. Nkomeje kubona message zanyu murimo muraziduha rwose. Wampaye indirimbo shyashya ya The Ben yashaka kandi ntabwo turimo turakina indirimbo. Turimo tubabwira amakuru y'ibyamamare ndetse nabo murimo kutubaza. Nabwiye ko amakuru agezweho muri iyi minsi ari uko abavixen dufite b'abanyarwanda harimo Pamela ndetse na Shadebo ndetse n'abandi barimo barahatanira ibi bihembo bagiye kuzatwara. Andi makuru yandi ni abastari bafite indirimbo. Nabwiye yuko wareba Kenny Solo afite indirimbo yiwe rwose ntagira amara igihe kinini, ukwezi n'ingihe gitoya. Reka ndaje mbarebere rwose. Saje zikomeze kuba nyinshi. Chris Easy, waduhaye amakuru ya Chris Easy. So amakuru ya Chris Easy ameze neza ariko na ndirimbo. Waduhaye amakuru ya Manic wakoranye na King James indirimbo Akayobe. Kumurasa ndayisika twandikira. Waduhaye amakuru ya King James ameze neza. Afite indirimbo nshyashya wayireba. Waduhaye amakuru ya Papa Cyangwe ameze neza rwose. Waduhaye amakuru ya Shafi nawe ameze neza pe. Shafi nawe ameze neza, abakunzi be rwose mwizere ko ameze neza. Waduhaye amakuru ya Diamond Platinumz nawe ameze neza rwose. Burna Boy, amakuru ya Burna Boy nawe ameze neza. Murebe imiziki arimo arabahereza. Burna Boy ameze neza rwose. Kofi kwa maduhaye amakuru. Kofi afite indirimbo nshyashya. Mwagenda mukayireba kuri YouTube channel yiwe. Amakuru y'abastari na yabahaye pe. So ndagira ngo dusoza ngiye kubagezaho indirimbo
z'abahanzi muri iyi minsi watangira icyumweru ureba indirimbo zikunzwe z'abahanzi nyarwanda. Ngiye kukurebera nk'indirimbo nka zingahe rwose zirimo ziraca ibintu. Bruce Melody afite indirimbo wayireba, ni indirimbo kuri ziri kuri album yiwe, se nkubwiye ngo ni iyi, afite yo bita Hoya, afite yo bita Sinya, wazireba kuri album yiwe. Ngiye kubabwira indirimbo wakenjoyinga iyi minsi yose. Wareba Juno Kizigenza Shenge, wareba indirimbo ya Meddy Blessed afite Meddy, nawe wareba indirimbo yiwe nshyashya rwose. Kevin Kade Bebe wayireba. Ya Mpano wareba indirimbo yiwe. Waduhaye amakuru ya Element na amakuru ya dufite. So Butera Knowless anafite indirimbo nshyashya. Wareba indirimbo ya Kenny Soul, wareba indirimbo ya Butera, wareba indirimbo ya Juno Kizigenza. Izo ni indirimbo Kenny, wareba indirimbo ya Kendo nawe yasohoye indirimbo nshyashya wayireba. Wareba indirimbo bita Rezo ya Mevin, abona abasitari ndi kukubwira bafite indirimbo nziza wareba. Always nawe wareba indirimbo yiwe. Fela Music wareba indirimbo yiwe. Amakuru ya Neringabo nta ndirimbo nshyashya afite uretse indirimbo yakoranye n'umuhanzi bita Zaburi Raya, niwe muri minsi bafitanye indirimbo bita Everyday featuring Neringabo. Iyo ndirimbo nayo wayireba. Bushido nawe afite indirimbo nayo wayireba rwose. Izo ni indirimbo ndi kukubwira wareba muri iyi minsi, ndi kukubwira amatopo y'indirimbo wareba. Waduhaye amakuru ya Mico The Best, na amakuru ya Mico The Best dufite. Mico The Best na ndirimbo nshyashya Marina nawe rwose. And Emmy waduha amakuru ya Emmy ndetse na Shafi bafite indirimbo nshyashya. Urakoze. Bafite indirimbo nshyashya Bomena Emmy bafatakanyije. Aruto waduha amakuru. Aruto nawe afite indirimbo nshyashya. Izo ni indirimbo ndi kukubwira wareba muri iyi minsi. Zagufasha kuryoha muri iyi minsi. Kivumbi, amakuru ya Kivumbi. Waduha amakuru ya Kivumbi King nta kidasanzwe nawe afite indirimbo nshyashya kandi ziryoheye abanyarwanda. Nso wareba. So mbabwira indirimbo nk'eshanu wareba indirimbo bita Umutima ni ya Butera Knowless. Wareba indirimbo ya Kevin Kade. Wareba indirimbo ya Bruce Melody. Wareba indirimbo ya Juno Kizigenza. Nongere mbigarukeho kugira ngo atagira umuntu umbwira ngo izo ndirimbo ni indirimbo. Wareba indirimbo ya Meddy pe. Izo nizo ndirimbo ushobora kureba. Wareba indirimbo Fela Music nabo dufite indirimbo. Fela Music n'umuntu mukunzi wacu wabimbajije ngo wandebere indirimbo ya Fela Music ukuntu yitwa. Nakubwiye ngo wareba kuri YouTube channel nawe ukayireba kugira ngo ukomeze kuba waryoherwa n'iyi minsi. Wayireba rwose. Fela Music nawe wareba indirimbo yabo, ndetse na Mevin nabwiye ko afite indirimbo nshyashya wareba. Na Ya Mpano mwareba indirimbo ziwe. Indirimbo imaze umunsi ni yande watubwira amakuru mashyashya. So Butera no ufite indirimbo nshyashya akakanya iri hanze niyo ndirimbo wareba rwose ukaryoherwa. So ndabashimiye mwebwe murimo mudukurikirana kuri Yego TV. Ngiye nitwa Baba, nababwiye indirimbo mushobora kureba. Nshimiye abakunzi bacu badukurikiye kuri Yego TV. Nababwiye indirimbo mushobora kuba mwareba muri iyi minsi. Wareba indirimbo ya Juno Kizigenza, wareba indirimbo ya Kenny Soul, wareba indirimbo ya Bushari, wareba indirimbo ya Butera, Bruce Melody. Abanyarwanda bose nyarwanda. Wareba indirimbo za Diamond, wareba indirimbo za Burna Boy, wareba indirimbo z'umusitari wese ushaka nakubwira indirimbo nziza wareba ukakomeza kuryoherwa n'icyumweru. Umeze neza. Abantu bari muri weekend mwakomeza kuba waburi mu kazi, waburi muri bisi. Izo nizo ndirimbo nakubwiye waryoherwa. Nababwiye amakuru y'abastari byamamare mwagiye mumbaza, nagiye mbasubiza. Abantu mwagiye mutwandikira kuri Yego TV rwose nizere yuko byari fresh, byari neza. Ndabakunda cyane.
ciao ciao, mukomeze mudukoreshe and subscribe ewana, tugenda tubagezaho ibyiza byinshi cyane. Ngewe nitwa Baba, ciao ciao, Imana ikomeze barinde. Ni kuri Yego TV.